ndabaramukije mwe mwese mukomeje gukurikira ijwi ry'icyizere. Kote y'uyu munsi mbazaniye iragira iti: umuryango ukomeye si buri bibazo, ni uwiga gukundana, kubabarana no gukomezanya mu bihe bikomeye. Mu buzima ushobora kubona inshuti nshya, akazi, gashya, cyangwa ubutunzi, ariko hari ikintu gifite agaciro gakomeye: umuryango. Nta muryango utagira ibihe bigoye, habaho kutumvikana, amakosa n'ibigerageza, ariko icyubaka umuryango si ukubura ibyo bibazo, ni ubushobozi bwo kubiganiraho, kubabarirana no gukomezanya. Ntugategereze umunsi mukuru ngo ubwire abo mu muryango wawe ko bakunda. Hari amagambo make ashobora gukiza umutima wari umaze igihe ubabaye. Hari n'akanya gato mwamarana gashobora gusiga urwibutso rwiza ubuzima bwawe bwose. Ibuka ko umuryango atari abantu musangiye amaraso gusa, ni abantu baguhagararaho, bagukunda kandi bakwakira no mu bihe bikomeye. Uwo muryango ni umutungo ukwiye kurindwa. Umuryango niwo shingiro y'urukundo, uburere, imbaraga no guhangana n'ubuzima. Iyo abagize umuryango bubahana, bavugana kandi bababarirana, urugo ruba ahantu hatanga amahoro n'icyizere. Kubaka umuryango mwiza bitangira ku bikorwa bito bya buri munsi: kumva abandi, kubashimira no kubereka urukundo. Niba wumva zino kote zigufashije, kanda like, share ndetse na comment, umbwire ku byo ushaka ko nzakoraho muri kote zindi zizakurikira. Ndabashimiye.